Hello, twongeye kubahaya ni ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro n'imico iranga umukobwa, umubyeyi ufite izina rya Florence. Nongera guha ikaze abo dusanganywe kuri iyi channel n'abashyashya, aho muherereye hose mbahaye karibu mu kiganiro. Mutwandikiye muri comment, mukore like, mukore na subscribe kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu bibagereho biboroheye. Florence rero ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikunze kwitwa mu bihugu by'i Burayi, risobanura kurabya indabyo. Florence ni umuntu ukunda kugira umutima woroshye cyane nubwo adakunda kubyerekana. Florence akunda ibintu bisa neza kandi bijyanye. Agendera cyane ku mahame yigishijwe mu rugo iwabo, yaba ari amahame meza cyangwa se ari amahame mabi. Ibyo yatojwe nibyo akurikiza. Muri we kandi Florence ni wa munyembaraga cyane, ubasha kwihanganira ibibazo by'ubuzima. Azi kwirwanaho, akunda kwigenga, aharanira gutera imbere kandi Florence yigirira icyizere. Florence rero uzasanga ari umukobwa cyangwa se ari umubyeyi ukunda gukundwa ku buryo ashobora no kugushotora abishatse, ugashiduka wavuye mu byawe. Ikindi Florence ni uko akunda kugirira abandi akamaro, kandi abo akunda yumva yabarinda ku buryo hari ubwo akabya kwivanga mu buzima bwabo. Florence akenera umugabo w'umwana mwiza, udakomeza ubuzima, wumva ibintu kandi unubashywe. Florence rero uzasanga akunda kurangwa no gukunda ibintu byo kwisiga no kwambara bigezweho, kandi ashaka kuba ahantu heza. Icyakora iyo atabonye umugabo umeze nk'uko abyifuza, Florence ntiyatinya no gutandukana nawe, nubwo muri we yumva ko iyo umuntu akoze ubukwe biba ari icyemezo cya burundu. Florence rero akunda ibijyanye mu byo akunda, aba akunda ibijyanye no gutekereza cyane bishingiye ku miterere ya muntu, psychology, sociology. Akunda gushimisha abandi kandi akurura abantu. Akunda kubona abantu bamushaka, haba ari abagabo cyangwa se abasore. Gusa nanone akagira inenge yo gukabiriza ibintu bimwe na bimwe kugira ngo abantu bamwiteho. Florence akunda imitako n'ibindi bintu byiza bitakwa mu nzu.
ku buryo aba mu nzu yuzuye imitako myiza. Mu rukundo rero uzasanga Florence ni wa mukobwa mu rukundo ntapfa gufata ubonetse wese, kuko amahitamo ye aba agoye cyane. Ibyo rero bikaba byatuma cyangwa se byamutera ibibazo byo kubura umukunzi nyuma, cyangwa se igihe babanye cyangwa se n'igihe babanye, kubera ukuntu ashaka utuntu twinshi ku mukunzi we, bakaba bananiranwa bagatandukana. Florence uzasanga ari umukobwa ugoye, kuko asaba utuntu twinshi kandi agashaka ko icyo avuze cyose gikorwa. Florence rero iyo akiri umwana yanga ko ababyeyi bamuhozaho inshingano no kumutegeka, yanga kurengana cyangwa kubona hari urengana, ku buryo ashobora no kuba yarwana iyo abona ko hari urenganwa. Gusa ni umwana udakunda kugira amakosa menshi, ababarira vuba kandi akagira n'ikinyabupfura. Florence uzasanga ari wa mukobwa cyangwa se umubyeyi woroshya ubuzima, ndetse kubana nawe biroroshye, gusa ntakunda kugaragaza amarangamutima ye inyuma. Akunda amahoro n'umutuzo, ndetse ni umuntu ukunda cyane ibintu bisa neza. Akunda gufata imyanzuro ashingiye cyane ku marangamutima ye. Florence ntakunda kugira imbaraga zo guhangana n'ibibazo ahura nabyo mu buzima, akenshi iyo bije biramutsinda. Ariko nubwo bimutsinda, Florence azi gufata inshingano kandi muri we akigirira icyizere, agakunda kubaho ubuzima yigenga cyane. Florence rero iyo abaye umugore yita ku bintu agashyira imbere umuryango we, akazirana n'umuntu umwivangira mu byo yateguye. Florence uzasanga ari wa muntu uzi gushakisha ifaranga, bitewe n'uko akunda ibintu byiza kandi bigezweho. Aba azi n'uburyo yakora cyane ngo abone amafaranga yatuma atazajya abura icyo akunda. Mu gikoni rero uzasanga Florence ari wa mukobwa cyangwa se ari wa mubyeyi umenya guteka ibiryo, uzi guteka ibiryo ku buryo ubibonye wese abyibazaho. Imirimo rero uzasanga Florence akunda gukora
uzasanga akunda imirimo ifite aho ihuriye no kwita ku bantu, amategeko n'imirimo ifite aho ihuriye n'isuku cyangwa se ubugeni. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu, nizere yuko mwarushijeho kumenya imico n'imiterere y'abitwa ba Florence. Nizera yuko aho baherereye hose bakomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibiganiro byacu, basaba gukora like ku biganiro byacu, ababishoboye mukatwandikira muri comment, abashyashya kuri iyi channel y'Inkuru TV mugakora subscribe, mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye. Mwakoze rero, naho ubutaha, mukomeze kugira Imana n'amafaranga.